Muraho mwese, iyi ni Gatigisimu TV kandi yaziye kunganira Gatigisimu zisanzweho kurushaho gusobanura iby'ukwemera kwa Gikristo binyuze mu nyandiko zitandukanye zagiye zandikwa n'abakurambere b'uwo murage cyangwa se n'abandi bagiye bandika ibintu bitandukanye bijyanye nabyo. Uyu munsi rero nkuko nabibasangije ubushize ngiye kubasangiza umwanditsi umwe. Uwo mwanditsi mbasangize n'inyandiko ye, nyandiko ngufiya cyane yanditse, hanyuma wenda biraza gutuma uhitamo kuvuga ase kuki ntagenda nkasoma iyi nyandiko nkareba ko numva ibyo uyu mwanditsi yavugaga. Nicyo mu by'ukuri tugiye gukora. Ushobora kwibaza rero uti agiye kudusangiza ikihe gitabo muri ibi byose. Abakurikiye inyigisho cyangwa se intangiriro imvugo shusho nahereyeho nsobanura iby'iyi televiziyo, navuze ko ibitabo bifite ubudasa. Hari igitabo kiba ari kinini cyifitemo ibindi bikeya byinshi cyane. Muri ibyo bitabo navuzemo ibitabo nka Bibiliya kiba gifite ibitabo nka 66 ariko byose bikubiyemo. Wavuga ko Bibiliya ari inkoranyabitabo kubera ko irimo ibitabo byinshi cyane. Nyuma siyo yonyine, naberetse n'ibindi bitabo biba birimo byinshi bikubiyemo. Uyu munsi rero ndashaka kubasangiza agatabo kamwe gatoya. Ni agatabo ukoresheje paje nk'izi za Bibiliya mberetse ntabwo karenza paje 2.5. Ariko mwibuke ko bandika begeranya amagambo, ubyo byose ukoza agatabo gatoya kaba ari nka paje 5 cyangwa se 8, ntabwo zarenga rwose. Ni agatabo gatangaje, ariko n'ubundi dusanganywe udutabo dutoya tujya tuvuga amakuru menshi cyane ahambaye. Urugero, dufite nk'aka gatabo kanditswe na Musenyeri Kizito. Ni agatabo gatoya ariko amagambo arimo ateye ubwoba. Ubwo rero umuntu ntagasuzugura agatabo yarebeye ku ruhu gusa. Kitwa Gukunda umukobwa urushaho kuba inshuti ya Yesu. Afite n'akandi kako kitwa Gukunda umuhungu urushaho kuba inshuti ya Yesu. Ni udutabo dutoya ariko amagambo arimo arakomeye. N'agatabo rero ngiye kubasangiza ubaye ukanditse kaba kangana nka gutya. N'aka ngaka ni kanini ariko nako gafite amakuru akomeye cyane gatanu. Umwanditsi wako rero ni umugabo bita Hagayi. Ni umwanditsi wabayeho mbere cyane, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kumurebesha amaso yanjye. Ariko n'ababayeho mbere yanjye babayeho mbere yanjye hino ntabwo nabo bagize amahirwe yo kumumenya. Hagayi yabaye ahagana muri 520 mbere ya Kristo. Ariko icyo gihe hari akantu yanditse, kandi ako kantu na n'ubu karacyariho ku buryo uramutse ugasomye gashobora kugira icyo kagusigira. Ngiye mu by'ukuri nahisemo kukabanza kubera ko ari agatabo kamfashije cyane. Muri bwa butabo bwose butondetse muri Bibiliya ugasanga gacucitsemo hagati ku buryo bamwe bazi ko katanabamo, ariko gafite amakuru akomeye cyane. Hagayi rero niwe mwanditsi ngiye kubasangiza. Ubushize nari nababwiye yuko ibitabo byinshi hari igihe utamenya igihe cyandikiwe, hari igihe utamenya neza iby'uko cyagiye cyandikwa, ugashima gusa ko warokoye ako gatabo ukakabona kandi kakagufasha. Ubwo rero ntabwo ndi bukoresha uyu mwanya ntinda mu gusobanura byako muri ubwo buryo bwo gushaka dore uyu mwaka dore igihe oya, ahubwo nimureke ubwo dufite iyo nyandiko turebe ngo ni iki kiyirimo, ni iki yadufashije. Ku batazi aho bagasanga, ni agatabo kabamo rwose muri Bibiliya. Abafite Bibiliya, kuko nababwiye ko Bibiliya irimo ibitabo byinshi, ubwo niho mwagasanga. Kitwa agatabo cyangwa se igitabo cy'umugabo bitaga Hagayi.
Hagayi rero kuki nahisemo igitabo cye cyangwa se igitabo cye yanditse kivuga ku biki. Hagayi ni umwanditsi utangaje cyane. Nahisemo kumubanza kubera uburyo yankoze ku mutima, uburyo yigisha, uburyo ajyana n'abantu ashaka kwigisha, kandi azi no guhitamo insanganyamatsiko ikwiriye mu byo ashaka gusangiza abo yaganirizaga. Yari rero wo mu Bisirayeli. Abisirayeli nabo nizere ko ari abantu tuzi, ni umuryango wabayeho. Hagayi si umunyarwanda, ariko ibyo yanditse hari icyo byafasha twese abanyarwanda. Ako gatabo rero k'udupapuro nka tubiri tureture cyangwa se tw'amagambo yegeranye, kakaba kaba nka tumwe mberetse uramutse ukanditse neza mu bundi buryo. Afitemo insanganyamatsiko ikomeye cyane, kuko atangira abaza abantu yandikiye ngo kuki muvuga yuko amasaha yo kubaka inzu y'Imana itaragera. Atangira yibariza, yamara kubabaza akagira ngo ariko se kuki murimo kubanza ibyanyu ntimubanze iby'inzu y'Uwiteka. Ku buryo njyewe insanganyamatsiko ikomeye ngaha, nkurikije uko nakabonye n'ibyo nagakuyemo, ni umugabo ufite insanganyamatsiko igira iti ni igiki ukwiye kubanza, ni igiki ukwiye guha priorite, niko mu Cyongereza wavuga, ni igiki ukwiye gushyira imbere. Hagayi rero abona Abisirayeli, akabona ngira ngo wenda bafite icyo kibazo cy'akajagari cyo kutamenya icyo bakwiriye gushyira hejuru cyangwa se icyo bakwiye kubanza. Akavuga atari kuwabyandikaho. Ngira ngo ibi ngibi biranatwigisha yuko ntawe upfa kwandika yandikira ubusa. Kera niko byari bimeze. Sibye ko ubu ngubu umuntu ngira ngo avuga ati reka mpfe kwandika nubwo nafite impamvu. Ariko Hagayi ni umuntu wanditse kubera ko yari afite impamvu. Abisirayeli kuki barimo kubanza ibindi bintu bakibagirwa ikintu cy'ingenzi. Ubwo rero ni umugabo washakaga kubagarura mu kumenya gutondeka neza ibintu, ukamenya ngo ni igiki ukwiye kubanza. Icyo ni ikintu kimwe wamukuraho. Ni umwarimu. Bibiliya ivuga ko ibyo yababwiraga yumvaga yabyongorewe n'Imana, no kubabyizera nuko yuko Imana nayo ubwo wavuga ko kimwe na Hagayi bumvaga ko abantu bakwiye gushaka uburyo batondeka ibintu neza, igikwiriye kubanza bakakibanza, icya kabiri bakakigira icya kabiri. Hagayi rero ntabwo atangira kubera ko igitabo cye yacyanditse muri cya gihe Abisirayeli kimwe n'abandi bantu amateka yabo nayo arimo ibibazo. Ni igihe Abisirayeli bari barimo bava mu bunyage basubira iwabo barabemereye. Icyo gihe rero bataha, abantu batandukanye bashakaga kubaka amazu yabo. Buri muntu ahita afata akazu, buri muntu ahita akora akantu ke. Hagayi rero mwitonde, kuki murimo kubanza aya mazu ntimubanze inzu y'Imana? Akumva afite impamvu ashaka kubahamagarira kubanza iby'Imana, bakaba baretse ibyabo. Ni umugabo rero uhamagarira abantu insanganyamatsiko yitwa priorite. Babanza iki? Ni iki gikwiriye kubanzwa? Ni iki umuntu akwiye kubanza gushyira mbere yuko ashyiraho ibindi bintu? Ni ibitabo bikeya byandika kuri iyo nsanganyamatsiko. Umuntu uwo ari we wese ushaka kwiga ibitekerezo kuri priorite yarebera kwa Hagayi nawe akumva ibitekerezo bye. Hagayi rero avuga yuko mu by'ukuri kuba Abisirayeli barabanje ikindi kintu kitari igikwiriye kubanzwa birimo guteza ibibazo bitandukanye. Iyo ukomeje muri iyo page ya mbere ye usanga babwira ati mwabibye byinshi ariko musarura bikeya, murarya ariko ntimuhaga, muranywa ariko ntimushira inyota, murambara ariko ntimushira imbeho, kandi nukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Arimo arasa nk'ubereka iyo wabanje ikindi kintu kitari Imana, ibintu byawe birapfapfana, ibintu byawe bibura kiyobora, bikabura ikibanza, bikabura n'ikigira. Yarangiza akabagira inama, kuko Bibiliya uburyo yandikwa cyangwa se tudutabo uburyo bagiye batwandika, bagenda batanga imirongo kugira ngo borohereze abaza kubiganiraho. Hari ahagera rero akababaza
ati se namwe mubitekerezeho murabona ari byo bikwiriye. Mbese ni nko kuvuga ngo Hagayi si umwarimu uvuga ngo ndavuze ni iki ngiki aba ari cyo ubanza, iki ngiki aba ari cyo ukurikizaho. Wapi, ni umwarimu uvuga uti dore uko ntekereza ibintu bikwiriye kugenda, dore igikwiriye kubanzwa, dore igikwiriye gukurikizwaho, ariko nawe ubitekerezeho urebe niba bikwiriye. Ni icyo kintu gikomeye cyane usanga mu gitabo cya Hagayi ahamagarira abantu, kandi abantu yandikiraga bageze aho babitekerezaho basanga ko ari mu kuri, nuko baramukurikira bava mu byo bakoraga maze bakora ibintu nk'uko yabagiraga inama. Kandi uko agatabo gakomeza kerekana yuko mu by'ukuri byaje kugaragara ko Hagayi atari abayobeje. Ushaka rero gutekereza ku nsanganyamatsiko y'igikwiriye kubanzwa, reba Hagayi, gafata ku gatabo gasome, ni paje 2. Nanagira inama imiryango isenga cyangwa se ijya ihura ngo isenge nimugoroba, gusoma Hagayi bakamurangiza n'iminota 15, maze bakumva ibitekerezo bikomeye bimurimo uretse iki ngiki, kubera ko iki cyari igitekerezo kimwe nari mbasangije kirimo. Ariko Hagayi ni umuntu urimo guhamagarira isi, ni igitabo ubu cyahamagarira isi kongera gutekereza ku gikwiriye kubanzwa. Ni iki umuntu akwiye gushyira imbere, kubera ko ni igitabo kibaza kikavuga ariko se niba ushaka gutondeka ibitabo neza, iki ni cyo ukwiriye gushyira munsi ugaterekaho Bibiliya, kubera ko nuterekaho Bibiliya iraza kukigwisha hanyuma bisandare. Iga gutondeka neza ibintu, banza ikintu gikomeye kizabasha gushyigikira ibindi uzagitereka hejuru. Ubwo rero agakosora Abisirayeli batekerezaga yuko kubanza ibyabo bakazibuka iby'Imana nyuma bishobora kuzahereza umurongo ubuzima bwabo. Sinzi niba warakinyeho ibintu by'abana, hari igihe twubakaga ibintu bikagwa kubera ko wabanje ibintu byoroshye hejuru ukaza gushyiraho ibiremereye. Reka mbature agatabo ka Hagayi. Ni agatabo gatoya, kugasoma ugatekereza neza ku cyo ukwiriye kubanza. Ariko ngira ngo Hagayi yazambwira nabi mvuze ko yigishije ku gutondeka gusa. Oya, ikindi kintu gikomeye cyane avuga mu gitabo cye, we arerura akavuga yuko Imana ikwiye kujya kubanzwa mbere y'ibindi byose. Ntabwo rero avuga gusa ku bijyanye na priorite cyangwa se mu bikwiriye kubanzwa nk'umuntu wigisha iby'ubumenyamuntu n'uburyo bwo kubungabunga ubuzima, ariko kandi ni n'umuntu wayobokaga Imana. Ni umuntu wumvaga ko ibintu bijya mu buryo iyo ubanje Imana. Ibyo nabyo birimo mu gitabo cye. Mbibutsa yuko hano mbasangiza ibitekerezo by'abanditsi, bitavuze yuko buri gihe ari byo bitekerezo byanjye, ariko mu gitabo cye anigisha yuko uretse ko gutondeka ibintu bikwiriye, kandi iyo bitondetse nabi bigira ingaruka zitandukanye, avuga yuko akwiye kuba iyo ubanje Imana ibintu byose bijya mu buryo. Nanavuga ko buriya hari abantu benshi babona Imana nk'ikintu cy'inyongera, nk'akababi cyangwa se nk'iki ku giti, ariko Imana ubona kuri Hagayi avuga ko ari wo muzi w'ubuzima bwose. Niyo iremereye ku buryo yabasha kwihanganira umutwaro w'ibiriho byose. Iyo idahari munsi byose birasandara. Ubwo rero numva ari igitabo kiduhamagarira twese gutekereza nanone, mbanza iki? Ese icyo mbanza ni icyo nkwiriye kubanza? Ese icyo ngira icya kabiri ni icyo nkwiye kugira icya kabiri? Aho si wasanga ncurika ibintu. Hagayi rero ati aho ni wasanga ukora usa nk'ubika mu mifuka itobotse, kubera yuko wabanje ibyawe ntubanze iby'Imana. Numva ntari buvuga ibiri muri Hagayi byose, ahubwo ndi bubareke namwe mukisomera, dore n'agatabo gatoya, ariko tugatahana icyo kintu cyo kumenya mbere na mbere ko hariho agatabo k'umwanditsi bita Hagayi, agatabo gatoya cyane, agatabo kigisha ku gikwiriye kubanzwa, kandi kagasoza kemeza yuko hakwiye kubanzwa Imana. Ubwo waganira nako ukareba niba wakumvikana na Hagayi. Murakoze, naho ubutaha tuganira akandi gatabo cyangwa ikindi gitabo.